nemusirene kibatala nk'ibisanzwe Monday to Sunday na Joben murabona ko twagarutse nanone ku kiganiro cy'umunsi Joben ari insanganyamatsiko y'umunsi tugiye kuganiraho reka banze abasuhuze mbere na mbere kugira ngo twanzikire ahangaha kandi no kuri uyu munota nanone. Yes, twongeye kuba ikaze n'ubundi ko twishimira kubana namwe kandi turabakunda cyane. Yes. Jobe rero akimara kubasuhuza murabizi nta ubuzima bwose butari mwaba abantu ntago aba ari fresh. Niyo mpamvu mbangira ngo rero abatangirire abavira muzi n'umuzingo w'insanganyamatsiko y'umunsi kubyo abantu bamwe bagenda bibaza ati amazi biki mbangira ngo tubane 5 kuri 5 kandi ko bwije uko bukeye. Joben insanganyamatsiko y'umunsi ngimeze gute? Yes, yari umukunzi wacu abaje ikibazo avuga ati se itandukaniro cyari amazi asanzwe amavangingo nyine ari amazi urekura kubera ibyishimo byageze kure ko ntaga ari amazi nyine umuntu arekura bina mpango happy na amazi asanzwe ubwo ni inkari. Yego. Itandukaniro ryabyo impamvu rero tugiye kubyibandaho kuri insanganyamatsiko y'umunsi nuko hari abantu bavuga ngo eske ngo ntabwo ari yabara amavangingo ngo ahubwo ngo ziriya ngo ni inkari ariko abantu benshi nyine urumva barabyitiranya ntago babizi ariko impamvu batabizi nuko buriya ngira ngo Jobe uramutse ushaka kunyara bisanzwe ibi byo muri toilette ndizera ko utanashyuka sinzi nimba bibaho ntago bibaho niyo waba uri kurongorwa ntago waba ugifite ubushake kubera ko ari ikintu kiba kiri kujena uzarebe n'umugabo yashaka kunyara ntashobora kurangiza hari n'igihigwa cyane kubera yuko ashaka kunyara nyine urumva ntari ikintu nyine uko nawe abameze niko nawe umera ntago byaryoha tugira n'ubushake bukahita bubura sinzi aho bujye. Wow. Jobe rero agiye gutandukaniriza agira ngo atwereke itandukaniro ririmo kuri ari amazi y'amavangingo umuntu asohora cyangwa se arekura mu gihe yishimye mu gihe cy'igikorwa ngira na kimibonano mpuzabitsina. Itandukaniro ririmo muri ariya yo hanze abanza. Yes, nibyo ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere mugomba kwitaho nabibutsaga yuko ari amazi ava mu myenge ibiri itandukanye. Icyo cyo mugomba kukimenya. Wow. Mu myenge ibiri itandukanye. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uri kuyishyiramo kandi aho uri kuyishyira n'ubundi niho haba umwenge urekura umwanda usanzwe andare ko yavuye hejuru ikindaje adasa umuhondo atananuka nabi. Ubwo ibyo bintu ni gute woje barakumbwira ngo ntago ari umwanda ntago mujye mubasha kwisobanukirwa naho ujye ubasha ntukavuge ngo wanze kunyaza umuntu agende yumva ameze nabi yenda gusara kubera kuribwa mu kiziba cy'indangwa n'umwanda nta mwanda uburimo. Yes, ntawo ngira ngo abadukurikiye babyumva kandi ibyo byose nawe hari abantu impamvu kenshi usanga baba abantu babaza bene iki kibazo n'umunyafilipine watubajije iki kibazo umuntu ubaza iki kibazo usanga kenshi ajya kurongora umuntu cyangwa se umugore we cyangwa mu baby we basanzwe bari inshuti ahubwo ntarebe biterwa n'uburyo wenda ari kumunyazamo nimba wamuteretse ahantu ukamwicaza ukamunyaza ku kantu nko ku gatebe ukuntu cyangwa gasheze ubu kireba cyose nimba uyikubita ukayizamura ugomba kumenya nteza y'amazi ari guturuka kuko iyo yarekuye atungereza gutyaza akugwa hano kunda nawe ubibona ukareba aho ari kuva icyo gihe rero wagakwiye guhita umenya ngo byo byose yangayayo kandi n'ukuntu tuza dushyushye ukajya wumva nawe kwakunda turekura iyo uri kuyikozaho ukajya ugomye dukacakaca turekura bimanuka kuriya tumanuka uhita ubona ko bitandukanye na bya bindi ariko anyaye hariya wahita wumva uburyo oderi biba bimeze nabi bitandukanye rwose n'ahantu bihurira muke mureka kugira kurisha abantu intuza n'umushyuke byose ubura kumumarira umushyuke byose ngo bishyire hanze ukarara aho ngaho ngo wanze ngo ntagagera ate amazi namwe ugatangira ngo guhaye atariyo
tegura umuntu umushyira ahantu aho ukireba neza ntiyakikwimye wabene ko atakikwimye kandi ntiyakubujije ni wowe uri kumurongora ni wowe uyoboye iyo gahunda aho uri kumushyira hamushyire uyifate gutya mu ntoki ujye udondangaho gutya gake uzamura umanura nushaka uyimwimure ukuntu asara uyikozeho gutya uzamure gake uba uyikuyeho urebe noneho ikizakubwira ari amazi ntabwo bishoboka yuko umuntu ushaka kunyara nta fera agira nyine bihita bijyanira akarakara amazi ukozaho akaza ukongera ukarekeraho gato ukongera ugakozaho akaza gutyo urebye ntajya anashirayo hako nibaza ukuntu none se ubwo yaba nyariki rwose ntabwo bishoboka nicyo kikubwira yuko ari amazi nyine afite itandukaniro ry'inoze ikindi rwose aba ari menshi kurusha n'inkari ntabwo umuntu yisubwa aba ari kunyara ibintu aha bakunzi mwe mudukurikiye ngira ngo irindi tandukaniro nanone muraryumvisha iyo agiye kunyara bisanzwe aricara ngo zikavayo kugira ngo azifunge biragoye ariko kuri ariya aba y'amavangingo asohora urimo kumunyaza uramunyaza wazamura akarekura warekera zirumva zirifunga wakongera ukanyeganyeza akongera nanone akarekura iryo ni itandukaniro nawe ukurikiye ugomba kuwumva neza ko harimo itandukaniro rero ndizera ko abantu wenda bagiye babaza mwene iki kibazo byo byose babaye badukurikira 5 kwa 5 hano hantu bakuramo isomo ariko ni byiza kubaza ukamenya mutazikisha abantu mishyokwe n'ibiki mutuma bajya no kubaca inyuma kubera kutamenya ugomba kumenya ukamenya niba umukunzi wamenya akunda yo kunamunyaza ukabimenya cyangwa se wowe ukavuga ati namunyaza gute nahera he nabikora gute nabyo biri ngombwa yuko umuntu yabimenya ko yigisha usanga atabizi undi atazi no kwirekura ibintu nk'ibyo nyine bigiye bitandukanye aha asante sana ngira ngo murabyumva rero uko mubibona gutya tuva imuzi n'umuzingo w'ikiganiro ushobora kuvuga ati cyangwa ukagira ukavuga ati ka Jobe uvuga bira bintu wampuza nawe icyo gihe ubundi waguhuza nk'uwo na Jobe ubaye ufite ibyo bintu utari wamenya nk'itandukaniro ryabyo y'ibyo bintu ukareba uburyo Jobe anyara urimo kumunyaza noneho n'uburyo anyara kwa kundi bisanzwe uramutse ugize amahirwe wenda ni wabibona ariko uyu mwanya tuvugana reba wa muntu wawe musanzwe muri kumwe w'umukunzi wawe mu baby wawe cyangwa umugore mu bana shirika ubwoba wikure bya bintu byo gutavuga mu maso umushyira ahantu ukireba neza nimba ari nagasombe wakaguze umunsi aba yishimye ubona ko ameze neza umutegure mubwire ati ngwino nkunyaze shiri wanjye mushyira ahantu uyikuremo uyikubiteho uzamure gutyo umubwire ati uraza kuza kumbwira ari nakorega umubwira utugambo twiza ari ukuntu ubwira umuntu noneho nawe kuko kugira ngo nababwiye kugira umuntu arikorera amazi bisa kuba yageze kure ibyishimo mbese yavuye mu isi imwe yajya ahandi kugira ngo nyine ayo mazi ujye kuyabona nawe urabyumva wamubwiye neza nyine wibifata nk'ibintu bisanzwe azageraho amenyere noneho ku buryo ukozaho ko mabati biryohera umuteguro ibintu byose n'umuteguro we wateguye bigenda neza umuntu ashobora kugukarangira ibiryo utaruzi ariko uburyo yabikaranze ugasanga niterebye rwose bana natwe rero uko bwije uko bukeye reka tube tubasezeho Jobe tugaruke mu kanya ntimujye kure